uyu mutima ni symbole y'umubiri wa Yesu Kristo. Mu kwizera turiho turashima Imana kubw'umubiri wa Yesu Kristo watanzwe ku bwacu. Reka dushime Imana ku mubiri wa Kristo. Data, turagushima ku mubiri wawe wadutangiwe kugira ngo yacu imibiri kire. Yesaya umuhanuzi yarahanuye ibinyenjana 8 mbere yuko utanga umubiri wawe ngo parte meurtrissure nous sommes guéris, by your wounds we are healed, kwa kupigwa kwako tumepona. Turagushima rero nk'itoro ryawe ku mubiri watanze ku bwacu. Mu gusangira mwami kuri ya meza yawe, kuri igaburo ryera, abarwaye muri twe bakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mashimenje ku mwami Yesu Kristo. Aratuga ngo n'igikombe akigenza atyo nacyo aragishimira Imana ngo mumwereho mwese, iki ni igikombe cy'amaraso y'isezerano avuye ku bwa benshi babarirwa ibyaha, ngo muzajye mukora mutya munyibuka. Ariko Paulo yongeraho ngo uzarya ku mubiri w'umwami akanywa no ku maraso ye mu buryo budakwiriye azagibwaho n'urubanza. Niyo mpamvu benshi barwaragura, abandi bakaba barasinzira ariko gupfa. Tukwiye kuba abantu bejejwe mu ngeso zacu zose kandi buri munsi nk'abantu bategereje umwami kugira ngo ntuzagibeho n'urubanza. Reka dushime amaraso ya Yesu. Turagushima mwami, aya maraso wamennye ku musaraba ku bwacu kugira ngo twezwe nayo. Aya maraso avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Aya Abeli yatakaga guhora, ariko ayawe aravuga ngo data babarire nibaza icyo bakora. Nimba tuzabona mu maso y'Imana ni kubera aya maraso. Aya niyo yanesheje yanzu ukayakira Satani n'ijambo ryo guhamya kwacu. Icoro nikuzo umwami gihabwe wowe watanze umubiri ugatanga n'amaraso. Abaza gusangira mwami, abafite intege nke bahabwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dushime umwami.